Yes, reka nongere kubaha ikaze hano ku Munota Sport. Nizere ko ibintu ari fresh. Nitwa Bob 24 nk'ibisanzwe, ubwo tuje kuba tuganira gatoya fa cup ni tombora imaze kuba mu kanya kashize. Kipe irimo Rayon Sport, APR, za Gor Mahia zibona aho zibarizwa ndetse na Al Hilal tumenyereye hano mu Rwanda. Hagati ariko ntabwo hano narindi njyenyine, ndi kumwe n'abagenzi banjye barimo n'abanyamakuru batandukanye. Hari Samix. Samir wire neza nanone. Eze neza Bob. Nakwakiraga hakurya ariko nkwakiriye ku Munota. Amafaranga se nzamenye wowe yaririye uwimuka buri mwaka. Bimeze bite se? Ni fresh narive. Aha. Nawe ni fresh? Nawe bimeze neza. Ikisi bimeze bite? Igikombe cy'isi kirangiye vuba. Kirarangiye, hasigaye imikino myinshi. Hasigaye imikino ni na finali. Mwanya wa gatatu na finali. Mwanya wa gatatu. Hasigaye imikino ine. Oya. Hari itatu. Na kimwe cya kabiri. Hasigaye imikino itandatu. Cyane. Itandatu cyangwa irindwi. Ubwo niye favori? Abafaransa. Kereka bibaye by'umupira. Abafaransa badatwara igikombe bizaba ari by'umupira. Ubu ndi kwibaza ikipe izayitsinda ngiye yaranyereye. Cyane. Nitagitwara izaba ari by'umupira. Okay. Ubwo ako kari ari agaciyemo ariko ubwo nizere kumeze neza cyane no hakurya ku Kacyiru. Kacyiru tuwara tumeze neza. Okay. Nabonye mwaraje muhusigaye noneho namwe mwaje kuri ntuza ku mashusho. Isoni zarashize dusigaye tugaragara. Mbere twagiraga isoni zo kugaragara ku mashusho, ariko abantu bagiye batureba kuri YouTube, Radio Rwanda, urubuga rw'imikino live abandamamaje. Okay. Hanyuma tu hano ku Mahoro hari tombora ya Sekafa, tubonye amatsinda agiye atandukanye, tubonye iyobowe na APR, tubonye iyobowe na Al Hilal. Ni tombora ubonye gute muri rusange, ubonye igenze gute ku makipe cyane cyane hano mu Rwanda? Amakipe yo mu Rwanda agiye kubona challenge nyayo. Nta kipe nimwe yo mu Rwanda iri mu itsinda ryoroshye, kuko usibye itsinda rya kabiri navuga ryoroshye, kuko itsinda rya karimo Simba, Singida, kipe ya Mogadishu ndetse na ekipe ya Jamus. Ku bwanjye ntabwo rikomeye, ko Jamus ntigeze itwara igikombe cya shampiyona, Singida ntiyatwaye igikombe cya shampiyona, Simba ntiyatwaye shampiyona. Urumva nyine niyo mpamvu ngiye nyifata nkaho ari itsinda ryoroshye. Itsinda rya kabiri ntabwo rikomeye pe. Itsinda rya mbere rya APR, Vipers, Gor Mahia na ekipe ya Garde Republicaine yo muri Djibouti, iyo y'inyuma reka tuyikuremo, n'ubundi ntabwo ariyo dukeneyeho challenge. Ariko ikipe ya Vipers atwaye igikombe cya shampiyona muri Uganda, kugira ngo mve kitananyuzwe yirukanye umutoza nyuma gutwara igikombe cya shampiyona. Ekipe ya Gor Mahia atwaye igikombe cya shampiyona muri shampiyona ikomeye za Police. Ekipe ya Nairobi yari yagiye mu matsinda umwaka ushize. Ikipe navuga ngo yatwaye igikombe cya shampiyona avec mairie. Kipe imaze iminsi natwara n'ibikombe, kuko na mbere yuko Police igitwara yari yagitwaye. Gor Mahia wibuke ko bivuze muri ya makipe afite ibikombe bya Sekafa inshuro eshatu. Ekipe nayo iri kuviza gusubira mu matsinda ya Champions League, tekereza kuba yakurifying ikajya mu matsinda nkuko yabayemo muri 2018 ikina Confederation Cup na za Rayon Sport. Nekereza ko itsinda rya mbere twarimo tubibona, APR gapostinga bati ni igikoko kiraje, bakajya hano kuri bakiruka ukabona ni sawa Maduzo n'amagara karaze, ukabona baraguze. Ariko ubu nibwo tugiye kubona ese koko baraguze. Baraguze neza nyine nibwo tugiye kumenya ngo ese koko mwaraguze. Tugiye kubibona na Tareb, urumva ubushize yatsindiwe muri kimwe cya kabiri kirangiza. Aramutse yagarutse hano none imbere mu gihugu, ubwo Sekafa iheruka kubera hano mu gihugu, ntabwo amakipe mu Rwanda yitwaye neza. Harimo amakipe atatu niba nibuka neza, ikipe ya Mukura, ikipe ya Rayon, ikipe ya APR, ntabwo zigeze zitwara neza. Ntekereza ko igihari ni igipimo nyacyo. Igipimo nyacyo cyane cyane mu itsinda rya mbere, ko Vipers abo bita babatarama b'Abagande babamazemo igihe kinini, abitwa Bahirari Mukundane n'abandi igihe kinini bakina hari irimo yongeramo abakongomani bazayizamu. Vipers ngo bababajwe no kuba Power Dynamos yarayikuyemo muri CAF Champions League, ikeneye guprova nyine birumvikana. Yego. Gor Mahia na APR bafitanye APR itararangira. APR Vipers Wenda yagurishije umukinnyi wabo w'umunyagana, umukinnyi mwiza w'umunyagana w'umwaka ushize. Ariko ndabona iri gusinyisha, isinyishije Sakari ni umukinnyi ukina ku ruhande wakinaga muri Police, n'umwe mu akina n'ikipe y'igihugu ya Kenya. Ariko nyine yaba Gor iramujyana ikaviramo mu matsinda. Batangira kumwibutsa ko ubwo Champions League bitameze neza. Kuko nubwo turi kuvuga Vipers wenda kiye Champions League amatsinda mu myaka nk'itanu ishize,
ntabwo APR irajya mu matsinda. Yeah, sure. Ekipe ya Garide ntirajya mu matsinda. Uje nturenga amatsinda abanyakenya batangira kukotsa kuko barimo baraviza kujya mu matsinda. Ni itsinda rikomeye mbona ko rizatanga challenge ya nyayo, n'abafana ba APR bazaze kuri stade bazabona neza niba koko baraguze byanyabyo kuko APR yarahindutse muri defense. Gor Mahia Vipers ya Urumva aragiye Clement Maduzo naraje ari kapiteni wa Mazembe, urwego tugiye kurureba. Bamwe mu bakinnyi b'aba playmaker baguze muri ekipe ya Stade Marie nabo tuzaza kubareba, n'abandi batandukanye. Ntekereza ko APR gutombora ikipe ikomeye ni byiza. N'igihe APR ukakugira ikintu cyo gucalenginga muri Champions League yakinye Sekafa neza. Niba wibuka ya Sekafa batsindiye kuri finale n'ikipe yo muri Zambia, baje hano bahita bakubita zamu batsindwa na Pyramide, ariko wabonaga ko byibura iri kugenda. Yego ubwo hazazamuka ariko ka best ruza imwe na best ruza wenda turaza kubigeraho. Rayon Sport rero no tugiye kugera ifite Al Hilal, Rayon Sport, Tusker na KVZ FC. KVZ tuyishyire ku ruhande, yatwaye igikombe cya shampiyona muri Zanzibar. Tugeze kuri Hilal isanzwe yitambika. Hilal yatwaye ibikombe bya shampiyona bibiri sinyivugaho, Tusker nta muntu utayizi. Tusker hanyuma ekipe yitwa Tusker niyo dukwiriye kuganira. Uzi mpamvu Tusker tugomba kuyiganira? Rayon Sport ibanza umenye ko Tusker irimo Mbawoma, ikabamo Julien Mete, ikabamo Paveri Nzira. Abo batatu yatwaye igikombe cy'igihugu muri Kenya cy'amahoro. Igikombe cy'amahoro cya. Bivuze ngo muri ratsinda ekipe ya Rayon Sport nitaratwaye igikombe. Niko bimeze. Kuko ni ya kane yatwaye igikombe muri Djibouti. Ni ya kane yatwaye igikombe muri Zanzibar. Muri Zanzibar I mean. Ngo Rayon Sport mu itsinda ryayo nitaratwaye igikombe. Yaguze abakinnyi, oya ntabwo ari umwumbati, ni urwego wenda ruratandukanye kuko kuba wa kabiri mu Rwanda nekereza ko buri hejuru n'ikipe yo muri Zanzibar. Yego. Ekipe ya Rayon n'abafana bayo ibyo babwirwaga Rayon Day izaba ari nk'ikinyoteri kibere kuko bimeze. Bakina na Gor Mahia, numvise bavuga ngo bashaka na Jamus nanone indi match amical, ariko match zabo zo mu itsinda bagiye kubona igipimo nyacyo kuko yaba Tusker muzamu bazanye, yaba Tusker nta matsindizi yavuga, yaba ekipe ikipe ya Al Hilal yo ni y'amatsinda cyane. Igipimo nyacyo niba koko Rayon Sport yakina amatsinda tuzakibona mu itsinda ryayo. Kuko harimo amakipe akomeye. Harimo amakipe n'ubundi yakwisanga nayo mu itsinda. Ari ntabwo ndi buyisobanura. Ntabwo ndi buyisobanura yatwe ibikombe bya shampiyona. Rayon Sport ubwo no gushaka uburyo yaba best loser. Irasabwa gutsinda Tusker wenda ikanabona draw kuri Al Hilal kuko muri match retour ya shampiyona y'uheruka yabonye draw kuri Al Hilal, kandi kimwe mu byo ntabwo izazana best team yayo, ntabwo izazana iya mbere kuko niba shampiyona yo muri Sudan irangiye nko mu byumweru bibiri bishize cyangwa bitatu, simpamya ko wahita ugarura abakinnyi nanone bose mu kazi. Bishobora kuzazanamo abana bayo batoya wenda n'abandi bakinnyi imaze kugura bakishakira nk'abo baforomo n'abandi bana yagiye yongeramo n'abandi bakinnyi yagiye yongeramo, ariko nabo yarongeyemo n'umukinnyi wo muri Central. Bari abashyashya bakeneye umwanya bazaza, ariko kuvuga ngo nabona ngo bakuri bari ngo nabande nshobora kuba nabishidikanya ko itahita ibazana mu irushanwa. Ubwo Rayon Sport ntacyo umuntu yanayizeza, ubwo no gushaka aka best loser. Oya, ikintu kimwe mu mbere abafana bari bakwiriye kwakira, ntabwo ugura abakinnyi 13 ngo uhite utangira gutekereza competition kuko umva Sekafa iri kuri 24 maze nk'ibyumweru bibiri bamaze kugaragurwa na Gor Mahia. Oya, Gor Mahia sizabatsinda, ariko Rayon Day basanzwe batsinda. Rayon Day sugira ngo hari match nimwe iratsinze sibya Kiyovu. Reka turebe gusa igihari Rayon Sport n'abakinnyi bashya n'umushinga barimo ushobora kuzatanga umusaruro mu gihe kiri imbere, ariko akenshi uri kubaka ntabwo wahita utekereza. Iyo uri mu nzu nshyashya gutekereza ko hari n'igihe wabona ahantu irangira idasize neza. Niko mbitekereza. Sami tugenda tugana ku musozo, twabonye tubona kuri tapi rouge. Tapi rouge tubona hari umufana mwinshi. Bari turi kwirebera Esperance. Twitega byibura ko twabona kimwe cya kabiri cy'abafana nk'abo tubona kuri tapi rouge, byibura kubera ko zitari imyumbati. Twitega ko byibura twabona Pere ibuja cyangwa Stade Amahoro ibuja. Oya, abafana bazaza. Impamvu abafana bazaza nabisobanura nko mu mpamvu ebyiri. Kubera ko amakipe ari make, haje amakipe akomeye. Usibye yenda ikipe yo muri Djibouti n'ikipe yo muri Somalia, ariko Mogadishu City dusubiye inyuma yigeze gucyana APR hano induru ziravuga. Iyo ekipe yitwa izo muri Somalia n'izo muri Djibouti reka tuzikure. Iyo muri Zanzibar izo zigitungurana kuko zigira abakinnyi beza, ariko andi makipe yose arakomeye. Rega nkwe nk'urugi, reba nk'itsinda rya Singida na Simba. Ibaze Singida igura Kigali, Simba yashye.
ibaze Gor Mahia Vipers na APR nta match nimwe yoroshye irimo. Ibaze itsinda ririmo Hilal dusanzwe tuzi na Rayon Sport na Task nta tsinda nimwe ryoroshye. Njye nakunze ukuntu format y'irushanwa bayikoze, kuba hazazamuka ikipe amakipe ane mu makipe 12 biratuma imikino ikomera cyane y'abantu. Noneho ni na off season, igikombe cy'isi cyaba kiri kurangira, nta bikizaba cyararangiye kwanza, nta kintu cyari cyo kureba. Ntekereza ko abantu bazaza ari benshi, ndabizi abafana b'abanyarwanda umupira kandi imikino irakomeye. None cyiza harimo n'amakipe azwi. Gor Mahia bareba barayikunda kuko yigeze kubakorera akazi, kumva nubwo wenda bajyana ibibazo yo kuba yaraciyemo Jaberi n'ibicyo ajya muri nuza, ariko yigeze kubakuramo APR barabikunda. Simba igira abafana hano, hari n'abantu b'abanyarwanda b'abafana Simba ariko batabona amafaranga bajyana muri Tanzania kuyireba. Simba ifite abafana, Gor Mahia ifite abafana hano, Rayon Sport ifite abafana, APR ifite abafana. Ni gute se abantu batazaza? Nizo za Task zifite na Sekafa boroshye ibiciro wowe yabara cyo kibazo amasaha, ko nta munyarwanda wabura 2 bijya kureba match cyangwa 1000, ariko se bayishyize saa 6 wajyayo bashyire match amasaha meza. Bafate wenda match ya mbere ijye saa 9, saa 9 saa 11, indi match ijye saa 1 cyangwa saa 3. Ama match wenda saa 3 saa 1 ubundi masaha meza cyane yakabaye saa 11 saa 2 saa 2 saa 2 byakunda, cyangwa saa 10 saa 1. Ayo masaha abiri saa 10 urumva akazi wahereye mu gitondo ukora saa 3 ugakwepye saa 10 ukajya kureba, ntabwo uba wakoze umubyizo wagaragaye. Ntekereza ko amasaha nicyo kintu kizatuma abafana baza kuri stade, naho competition yo muyitege amakipe aje arakomeye. Ubwo naha Taleb naha hari ingingo niyo tuba tureba hano mu Rwanda, niba koko dushaka kuzajya mu matsinda ya Champions League ndetse na CAF Confederations Cup, nizere ko kini igipimo nyacyo ari igipimo nyacyo. Ubwo rero Samir cyane koze cyane nongera kuguha ikaze ku munota rwose, nizere ko tuzadusesengurana ibintu bizajya bigenda neza cyane. Ubwo rero ndanagushimiye cyane wari ukuri gahunda zacu hano ku munota. Nimba utarakora subscription kandi aho kuri subscription button ubundi ujye udukurikira ku munota.com, ibintu bigenda cyane. Twa Pop 24 mukomeze kugira umunsi mwiza.